ngaho sister nkadutaha tugende ku butaha ntuzongeye kundaza ibyapa rwose. Yego. Ese mwana wawe imeze gute? Meze neza mama, nuko numva inzara imeze nabi pe. Ibintu byo muri rugo ndabirambiwe. Nese abandi bari he ko wageze hano kare nakubonye? Ukaba umaze amasaha n'amasaha hano. Hafi 3. Abandi bagiye. Wese aba wibyariye rabayebewe. Ntibarava ku ishuri na n'isaha. Aha, njye mbabwira bakavuga yuko bakurikije nyana. Mba mbona ngiye. Barankurikije. Nase ko ariko bavuga. Dore nyine twatanye, se twavanye ku ishuri ariko ntitwahageranye. Ubwo urumva bagiye he? None se ubitekerejeho. Ubona nge mbabangamiye. Nase mama ko ngira icyo mvuga ngo nawe ubwawe nubu hari. Dere ngabo baje, muvuye he? Aho witonze kwicara. Hagarara hano uvuye. Sari gihe kireba ku isaha. Nisanga. Isaha 8. Hano wemera ko ari wanje, icazwa hariya. Chazwa hana hawe. Mungira hano muvuye. Icara mungira hano uvuye. Je nabihanganiye ni kera. Muvuye. Tuvuye ku ishuri. Izi saha ni gihe ki? None se uyo wagiye turakubaza ngo wagiye. Nge urancunga. Ndasubundi Nge urancunga. Nyine iyo wagiye wo kukubaza urancunga. Ntabwo ngucunga. Uri umugabo wanjye. Ntabwo uri umugabo wanjye. Warankoye. Oya. Narakubwiye cyangwa gihe ziba. Mama rero mama ntabwo ngera kunkubita. Ndikukubaza ntabwo ngera kunkubita, ntabwo ngera kunkubita. Narakubwiye cyangwa warambyaye. Mugihe udashoboye kutwitaho. Ziba. Mugihe udashoboye kutwitaho. Funga umunwa. Oya mwihwe. Ndikukubaza. Mbabarira Ndikukubaza. Narakubwiye cyangwa warambyaye. Warambyaye. None. Ariko mugihe udashoboye kutwitaho, natwe tugomba gukora ibishoboka rero reka nkubwire. Uyu munsi simba shaka muri urugo. Ko mufite aho muba nyine ni mugende. Hari icyo bitwaye se twanagenda nyine. Twanagenda. Muhaguruka mugende. Twirukanye se. Haguruka. Haguruka nkubone hari. Haguruka we. Bite byawe ntabwo ari kugira ntabwo wumva. Wapfa abantu gake. Ubwo se wajya ameze guhaguruka. ubu uri kuvuga kuri uyu mutipe utamuzi. Ibuka wa munsi tujyana mu kabari. Nta musore waje ahadusanga. Umusore waje ahadusanga? Ese urahadusanze n'inzobe? Yari iki? Wari uri kumwe na wa wundi wirabura. Nta wundi waje w'inzobe muremure w'akayobe. Erega nawe mu kabari njye nagomba kwitayo. Ko umuhungu wa Ruguririya ku gasozi wo mu Bacyaba ntawuzi. Njye ntawe nzi. Dadi baraziranye ubwo buriya wabona we umuhungu amukunda ku mukobwa atamukunda. Njye nawe nzi ndamukunda sinye mfite imyaka yo gukundana n'abahungu. Kandi njye mbabonana. We hehe. Igihe twe turi mu kabari se ntago shawa bundi wazajya uvugisha ukuri. Uzi ko ari Dadi uri kubwira. Ubu nyine kugira ngo mpajye kumubita rero. Aguhora iki? Uri kunteranya nayo ngo abahungu. Ikibazo si ukugukubita, ikibazo ni ukukugira inama nk'uko twatangiye hano muvuga ko mushaka n'inama zanjye. Iyo nkubajije gutya ntago aba ari umutima mubi bangira ngo menye amakuru nguhe n'andi makuru. Ese papa ko yakunda ko ntabwo ejo utazisanga waragiye aho umuryango udasaba. Hari igihe imiryango idasaba. Erega papa nanjye ntabwo nakuri kose ugiye kuvuga ngo abaye umushyitsi ahari ntabikubwiye. Ntabwo ngewe umuntu waje ntabwo mbizi. No umuntu waje ngo mu gitondo ngo saa 4 turajya no mu kazi. Yaje hano ndi kumwe na mama wawe. Twicaye aho muri izo ntebe. Abo nabasazi rero. Nawe yicaye.
Yesu uri kadogo yarageye ku buryo yo kumukingura ku gipangu. Reka mubwire n'abasore muteretana niba muteretana niba ari ikintu mbanza nta n'ubwenge bagira mu gitondo cya kare ese yaraje kurahura cyangwa Yesu kuri umanye subira nabwiye papa urumva umuntu ari muzima. Umuhungu w'agapira k'umuhondo ntawuzi. K'umuhondo. Kwa Jina na Yesu. Akina muri iyo kipe. Kwari ikipe nzi yambara ibyo bipira by'imihondo. Nose dadahora mu gapira k'umuhondo. Agira umupira umwe. No papa arazegeje mu izina rya Yesu. Iyo bobo ntago ngenziranye nawe. Ntawuzi. Ntago iyo bobo mu izina rya Yesu. Ashobora kuba yaraje hano yambaye agapira k'umuhondo ariko bongera guhura. Ejo bundi njya gutora amata kuri miliki. Naramusanzeyo. Yambaye agapira k'umuhondo. Yambaye umupira. Iyo ni bobo yigendera. Aho ni wabakarani. Dadi washaje. Yewe. Yarangiye ho washaje. Ariko nyine niba yaragiye yaraje akamubura ubutaha azagaruka. Oya ahubwo ngiye kwenyera mu muhanda ngiye kwishuri nyende abantu bambaye udupira tw'uduhumbi. Uruko nta kintu imbere. Nese niranga mu. Reka tugiye. Ntabwo umuhungu wambaye agapira k'umuhondo ga buri munsi papa wagira ibyo bintu. Uyu yarambwiye ngo umuhungu ngo yigikara ngo mwari muri kumwe ngo ngo hano ngo mwari muri kumwe ngo yambaye umwenda wo ngo umupira n'umwana n'umusore w'igikara cyangwa n'umupira umusore n'umuhungu twigana. Icyo nshaka ni ukuba umugabo ukareka ibyo bikoma bikuri mu mutwe. Ariko mama igihe wari umbwira ngo ndaba umugabo urumva ndaba umugabo birenze ibyo nakubwiye gute? Urumva ushaka kubimbwa none kuba nahura n'umwana nkamuzana mu buriri akaburira nkamukemura ikibazo nkasohoka nkagenda akagenda yishimye n'ikibazo. Ntabwo urumva kuba ubugabo burenze ubwo ngo nubuwe. Urumva ubwo uvuze ayo magambo uvuze ari ubugabo. Kuzana umwana ukagira ute kwamujya mu nzu yawe se waki cyohewe. None akora iki? Ni yawe mama wambyaye. Ibyanjye nibyo byawe. Ugomba gushaka ibyawe wandukije. Mu gihe ntarabishaka ngomba kuba ndi mu bya mama meze neza. Uko abantu biza ari bo nzishije burya. Ako mama ubundi nge ikintu kiranga igihe ndimo ngengezemo. Ntago nyiri mu gihe cyo kumbwira ngo njya gushaka utuntu tw'amaboko. Ariko kuki umutura ni wumva ubundi? None se ngewe ndiho meze neza nta kibazo. Uzajya kurabuza niko njya numva. Ndabona mu mutwe tete vide nta kintu kirimo. Nahereka ari nkubwira ngo wishimiye ko kuri uyu musozi bagenda bavuga ngo shafi wawe ni ikiremba. Noneho bagenda bavuga iki? Abo mami shirangera namwe. Kashirira me. Tubanze dukemura ikibazo. No mama baby aramumagaye mba ngomba kumwitaba. Ako ayireba nkura mucecuru nk'ibintu wadukoreye turajije hanze mu nzu twishyuye yari imana yanjye. Reka mubwire uriya nuko namworoheye kuko ari mama wambyaye nyine umwana aba akwiye kubaha umubyeyi wiwe ariko buriya rushya nkubise nanjye nakabaye ndumwishyura kuko amaze amezi 3 ataza mu rugo muri ariya amezi 3 nitwe twihirinze twishyura inzu tumenya sister mutonya nitwe twiyishyuriye ishuri nta situation twaciyemo mu mezi 3 yaramaze tumuhamagara ku telefone nadufate atazi ngo turya gute bigenda bite none aritora akadusura mu nzu atigeze anishyura inzu atishyuye yarangiza akifata akaturaza hanze ariko bireke ntacyo bibube ntacyo bibube oya wirira nukuri wirira byuba umuntu ukomeye wirira umuntu agiye kurara mu imibi murya hanze ntacyo bibube ariko ubuzima bwose ugomba kumenyera nurara hanze mu oya ariko tugomba kuzana abayobozi se birari ibintu nta kintu bibube ntabwo wajya n'umubyeyi mu buyobozi nabyo byaba ariko sinagwa wajya na mama mu buyobozi no sugo turamukorera iki bireke buriya mu gitondo araza gucururuka isura cyangwa araza gushira nawo umutima uri buze kumurya afungura akubonye urushya gukubise ntacyo bintwaye kuko kuba mukuru niko bimera pe aho kugira ngo arugukubite yarukubita ngewe yabikajije ngo twatashye dutize ihangane wirira ihangane saa 8 ngo burije byirengagize nubwo nyine ari mama watubyara ariko nawe ari ibintu akora ntago akwiye kwitwara nkaho yatubye nyine akamenya
ikintu cyose dukeneye nk'umubyeyi. Njye ibintu mama yakoze ntabwo byanshimishije pe, ariko nyine ihangane nyine uraza kumera neza. Kora ubwo bugamba mwicaye aho muri kusakuza muri gukora. None uragira ngo tujye he? Navuze ngo musohoke mugende aho mwambwiye nyine mufite aho kuba. Ye mama ntacyo bamariye. Kuri kudusohora mu nzu wishyuye. Kandi wowe umuntu mugira nzawe. Uko dusohora mu nzu wishyuye. Umuntu mugira nzawe. Nyine inzu warayishyuye. Inzu warayishyuye. Warayishyuye ntabwo twayishyuye. Nababwiye ngo mujye mwishyura umwana. None ko nyir'ibyondo yaje akatubwira ngo mu gihe mudashoboye kwishyura inzu musohoke. Kubera icyo abakora ibyo babakora mutagenda ngo mubane. Ariko twishyuye barayaduye twishyuye. Uzi mutari hano mwebwe? Nayishyurira mwabi. Wayishyura utarabaye amezi se wamaze yose amezi se wamaze. Ukagendana n'icyo tugurukura ngo rusumbi zose. Mbare kabiri gatatu sinkeneye ijyana bisakuriza. Ariko nk'ivuga ngo tukugusakuza nibaza ikintu turi kugusakuza uri mu nzu wishyuye. Nutuma manuka. Uri mu nzu wishyuye. Manuka hano nkaguhimira. Manuka nanjye ubwe ni uri mu nzu wishyuye. Ndavuze ngo mbabone hanze. Bijyanye ushaka kuryama we ntabwo dusinzirana tujye n'ibyo kuvuga ntabwo dusinzirana. Kabiri ntabwo tuva hanze. Mama ntabwo ndavuze ngo hanze ntabwo turabyanze. Uratinyuka nani hanze washeke. Ntabwo mukuta hanze wanda. Naho njya washeke. Mami ndakumva muteza amatwi. nyine si inkuru mbi ni inkuru nziza. Ku muntu urimo kuvuga utitira wateye inda wafashe ku ngufu wibye. Ntabwo nateye ntabwo nafashe ku ngufu. Ufite ikibazo ki? Gusa nyine ngiye kukubwira yuko hari umukobwa dukundana nagiye iwabo nza kubabwira ko umukobwa wamukunda arambwira ngo se wakakwiye kuza kubitubwira. Ubwo wabuze n'umuntu n'umwe wabaza mu bantu bakuru. Ikindi iyo bashiki bawe bamaze kumubona ubundi ngewe nk'umubyeyi njyayo ngahura na mama we. Ubu ni umuco nyarwanda n'u Rwanda rwemera. Reka ne kwizimba mu magambo. Wewe ntacyo umbwira ubundi ibyo uvuga uri seri. Diseri. Cyane ushaka kumera nk'abahungu. Ubu se ushaje kuvuga ko iwe ntabwo mujyana muri korali ubu ntacyo wera ubwo si ibintu utambwiye ibintu utagize umuntu n'umwe ubibwira ubwo twakizira gute ku byo uri kuvuga ari byo. Noneho ubwo nyine njyewe ko nyine mbabwiye ibyanjye bantumye umuntu mukuru yagiye kuba ni mama ndabisa ninde wakuntumye ni so bukwe ni nyoko bukwe bose. Ubwo rero iyo batagutuma yani sinari kuvuga kutubwira ngo umuco uri kugenda ucika mu gihugu. Bo ntabwo ndi bugutererane ariko urabyemera ko wakoze amakosa. Ikigiye gukurikiraho ni kimwe. Urashaka so wanyu. Ushake na nyokorome. Tuzahurira hano tubivugeho kuko njyewe mfite umuryango nkuriye ntabwo nakwishora mu kintu nk'icyo. Se ubundi bo wariteguye. Uri kwishora muri urwo rugamba wariteguye. Yabimbwira ngo mama. Ubwo ise umva we ni ko bimeze nk'abahungu serious. Muramara RDB murabizi. Aha. Amafaranga ndayafite aho niteguye ni. Byiza cyane mwana wanjye. Urabo biteguye neza kuko muri iki gihe gushaka so gupfa gutoragura. Mami ndabizi nubwo nakoze amakosa nkagenda bikubwira ko ndabizi mami. Nzaba ndebe. Nta kibazo. Ariko mbere y'ibyo byose ubanza umwereke mushiki wawe Sabine. Aho si babandi muhurira mu tubari bagenda bambaye ubusa bagenda bakaraga amabunondo ngo mwabyise nyashi mugakangwa na biranyagaraye kandi mu nzu bizacika. Aramwizeye neza uwo mukobwa uramuzi. Wanyumvise? Nakumisha mama. Byo mugira umuco. Ndikwibaza uko abo babyeyi bagufashe bakibona winjira aho ngaho ujya kwivuga ngo nkundana n'umukobwa wanyu. Ntabwo bibaho. Ugeze ubona mu muco mu Kinyarwanda mu muco w'igihugu cyacu bibaho. Sabine ugomba kumenya uriya mukobwa. Sibyo? Umwereke mushiki wawe nkuko naherekanye kose mbigusaba. Ubundi kwese banza kumisha. Kandi twikunze kwatwara biganiro. Nyuma y'ibyo rero ngewe nkwemereye kuzajyayo. Erega natwe reba dusazanye na baso
iwabo barambagizaga umuryango aho ibyo byanyu mugenda ngo mukubitaniye ngo ku ma Facebook ngo muhuriye mu tubari uriya mwana arahiye rero n'igihe muzazana abashishutse ujye mugenda gake mami tumubwiye cyo tangiye kunyamaguza ngo mami nukonze ko none umuntu uzabona akazakubwira mu mukazana neza ibyo uri kuvuga nibyo ahubwo ikintu ngiye kwisabira Sabi nzi neza ko muzi nubwo ntabwo muzi kandi nimukwereka kana ko kasigaye gafite amabanga amuzi amuzi mami sinabuza nkubwira yuko nyine aramuzi baragendana baranaririmbana muri korali ahubwo gusa nuko nyine ndi ntabwo kari umukunzi wanjye kundanye ryari none nimba muzi mwari gukunda nyine nanjye niyo mpamvu ndi kukubwira nikubwira ko ari uriya kubera ko muziranye bizagutungura kandi ntuzabigeraho komenti nyinshi cyane muri kumwe wenda uzaza urimbaza sibyo ku mukobwa gushyiguye menya ari kibasumba nyamara nibyo ni ikibasumba umva mwana we niba wari unabizi ukaba waracecetse oya nje hari ikintu wigeze umbwira nje ntabwo nakubwiye ariko nzi ko uramuzi niba nkubwiye ngo muraririmbana muri korali uzi urumva utamuzi uruzi wagurumanye mami ndishimye urishimye koko cyangwa uri nk'ababandi uri nk'ababahungu ni ko umuntu ntabwo ushaka muzana umukazana njyewe ntabwo nanze umukazana ariko bizaterwa n'uzanye uwo ari we gusa wowe uzanzanira bamwe bambaye ubusa ikibazo cyo uzamukunda mami bambaye ubusa bambaye imikondo hanze bagenda bambaye ibirere njyewe mwemere umukobwa mwiza wareze neza wanyoye yewe nakubaje ngo ni mwene ndebera nakuyobera wagiye mu rugo utazi ngo uyu ni kwandi basanga barakundanye iminsi ibiri ngo nabonye cyangwa nizakaryana ziba zaragiye kwa bashebuja zikarya amafiriti zigakaraga ikibuno mami nkora muri arabi wose umukazana wagoreti rero wabuzanye hano muri uru rugo sundi umuntu utanyeretse ndamutse tubigendemo gake namwe mufite amatsiko nyine se wamutweretse ku ifoto tukanarebara mweretse utariwe reka nzamubonera amaso ku maso suramubivuze mugize ute uvuze ngo mwereke ifoto yakubeshye reka uzamurebe amaso ku maso gwe nibyo byiza ahubwo ufite ibibazo mwana unyeretse utariwe ikigaragara noneho ufitemo nka batatu ntabwo uri proud ye uruvuze ni munyereka abakanfinete umukazana uzamukunda umukazana mwiza usenga Imana wubaha n'abantu ukunda n'abantu icyo nicyo mbibwira nanjye nagiye kumukunda nanjye icyo nkwifurije mwana wanjye nkwifurije kuzabona umugore ugukwiye mugasazana nk'uko nanjye saziye muri uru rugo rwa so urumva uramenye utazasanga yambaye agahu k'intama